Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Tugeze ku munsi wa 253 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turahera mu bice 7 by'ibyakozwe n'intumwa. Reka dusome mu izina rya Yesu. Stefano yiregura. Umutambyi mukuru aramubaza ati, ibyo niko biri? Aramusubiza ati, yemwe bene data kandi ba data, nimwumve. Imana y'icyubahiro yabonekeye sogokuruza Aburahamu ari i Mesopotamiya ataratura i Harani. Iramubwira iti, va mu gihugu cyanyu no muri bene wanyu ujye mu gihugu nzakwereka. Maze ava mu gihugu cy'Abakarudaya atura i Harani. Se amaze gupfa, Imana iramwimura imuzana muri iki gihugu ari cyo mugituyemo na bugingo n'ubu. Ariko ntiyamuhayeho ikibanza naho habaho gukandagiza ikirenge, ahubwo yamusezeranije kuzakimuha ngo abe nyiracyo n'urubyaro rwe, kandi yari ataragira umwana. Maze Imana iravuga iti, urubyaro rwawe ruzaba abasuhuke mu gihugu cy'abandi. Bazabahindura ibiretwa, babagirire nabi imyaka 400, kandi ishyanga bazakorera uburetwa ni jye uzariciraho iteka. Niko Imana yavuze, kandi iti, hanyuma bazavayo basengera aha hantu. Maze imuha isezerano ryo gukebwa. Bukeye abyara Isaka, amukeba ku munsi wa 8. Isaka nawe abyara Yakobo. Yakobo abyara ba sogokuruza bakuru 12. Ba sogokuruza bagirira Yozefu ishyari, baramugura, ajyanwa muri Egiputa, ariko Imana ibana nawe, imukiza mu makuba ye yose, imuha gutona n'ubwenge imbere ya Farawo umwami wa Egiputa. Maze amugira umutware wa Egiputa n'uw'urugo rwe rwose. Bukeye inzara itera muri Egiputa hose n'i Kanani. Haba umubabaro mwinshi, nuko ba sogokuruza babura ibyo kurya. Ariko Yakobo yumvise yuko muri Egiputa hari amasaka, atuma ba sogokuruza ubwa mbere. Maze ubwa kabiri Yozefu amenywa na bene se, nuko umuryango wa Yozefu umenywa na Farawo. Yozefu atumira se Yakobo na bene wabo bose, bari 75. Yakobo aramanuka ajya muri Egiputa, arapfa we na ba sogokuruza, babajyana i Shekemu, babahamba mu buvumo Aburahamu yaguze igiciro cy'ifeza na bene Hamori w'i Shekemu. Ariko igihe cy'isezerano cyenda gusohora, iry'Imana yarahiye Aburahamu, abantu baragwira baba benshi muri Egiputa, kugeza aho undi mwami yimiye muri Egiputa utazi Yozefu. Uwo mwami agira uburiganya bwo kurimbura ubwoko bwacu, agirira ba sogokuruza nabi, abateshereza abana babo b'impinja kugira ngo batabaho. Muri icyo gihe Mose aravuka, yari mwiza cyane imbere y'Imana. Bamurerera mu rugo rwa se amezi 3, hanyuma amaze gutabwa umukobwa wa Farawo aramujyana, amurera nk'umwana we. Mose yigishwa ubwenge bwose bw'Abanyegiputa, agira imbaraga mu magambo ye no mu byo akora. Ariko amaze imyaka 40 avutse, yigira inama mu mutima we kugenderera bene wabo, ari bo bana ba Isiraheli. Abonye umuntu urengana aramutabara, ahorera urengana akubita Umunyegiputa. Yibwiraga yuko bene wabo bamenya ko Imana ibakirisha ukuboko kwe, ariko ntibabimenya. Bukeye bwaho asanga abarwana, agerageza kubakiranura ati, yemwe bagabo, ko muri abavandimwe n'iki gitumye mugirirana nabi? Ariko uwarenganyaga mugenzi we aramusunika, aramubaza ati, ninde wakugize umutware cyangwa umucamanza wacu? Mbese urashaka kunyica nk'uko ejo wishe wa Munyegiputa? Mose abyumvise atyo aracika, aba umusuhuke mu gihugu cy'Imidiyani, abyarirayo abahungu 2. Imyaka 40 ishize, marayika amubonekerera mu birimi by'umuriro waka mu gihuru mu butayu bwo ku musozi wa Sinayi. Mose abibonye biramutangaza, akibyegera ngo abyitegereze, yumva ijwi ry'Umwami Imana riti, ni jye Mana ya ba sekuruza bawe, ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Mose ahinda umushyitsi, ntiyatinyuka kwitegereza. Uwiteka aramubwira ati, kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Ni ukuri mbonye umubabaro w'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, kandi numvise baniha, namanuwe no kubakiza, none ngwino ngutume muri Egiputa. Uwo ni we Mose wa wundi banze bati, ninde wakugize umutware cyangwa umucamanza? Niwe Imana yatumye kuba umutware n'umucamanza,
abihawe n'ukuboko kwa marayika uwo wamubonekereye mu gihuru, kandi ni nawe wabakuye muri Egiputa amaze gukorera ibitangaza n'ibimenyetso muri icyo gihugu no mu nyanja itukura no mu butayu mu myaka 40. Mose uwo niwe wabwiye Abisiraheli ati, Imana izabahagurukiriza umuhanuzi uvuye muri bene wanyu umeze nkanjye. Kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu hamwe na marayika wavuganiye nawe ku musozi wa Sinayi, kandi yari kumwe na ba sogokuruza. Ni nawe wahawe amagambo y'ubugingo yo kuduha. Ba sogokuruza banze kumwumvira, ahubwo bamusunikira hirya, basubira muri Egiputa mu mitima yabo. Babwira Aroni bati, uturemere imana zo kutujya imbere, kuko Mose uwo wadushoreraga adukura mu gihugu cya Egiputa tutazi uko abaye. Nuko biremera ikimasa muri iyo minsi, icyo gishushanyo bagitambira ibitambo, bishimira imirimo y'intoki zabo. Nuko Imana irahindukira irabazibukira, ibarekera gusenga ingabo zo mu ijuru, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'abahanuzi ngo, yemwe muryango w'Abisiraheli, mbese mwantambiriye amatungo abazwe cyangwa ibitambo imyaka 40 mu butayu? Mwateruye ihema rya Moleki n'inyenyeri y'ikigirwamana Refani, ari ibishushanyo mwaremeye kubisenga. Nanjye nzabimurira hakurya y'i Babuloni. Ba sogokuruza bari bafite ihema ry'ubuhamya, bari mu butayu nk'uko yavuganye na Mose yamutegetse kurirema arishushanyije n'icyitegererezo cy'iryo yabonye. Iryo ba sogokuruza bari hawe na base riba uruhererekane, barizana Yosuwa abagiye imbere ubwo batsindaga amahanga ay'Imana yirukanaga imbere yabo, kugeza mu gihe cya Dawidi wari utonye imbere y'Imana, asaba kubakira Imana ya Yakobo ubuturo, ariko Salomo niwe wayubakiye inzu. Nyamara isumba byose ntiba mu mazu yubatswe n'amaboko, nk'uko wa muhanuzi yavuze ati, ijuru ni ryo ntebe yanjye, isi niyo ntebe y'ibirenge byanjye, muzanyubakira nzu ki? Niko Uwiteka ababaza. Cyangwa nzaruhukira ahantu ki? Mbese intoki zanjye si zo zaremye ibyo byose? Yemwe abatagonda ijosi, mwe abatakebwe mu mitima no mu matwi, iteka murwanya umwuka wera, uko ba sekuruza wanyu bakoraga niko namwe mukora. Ninde mu bahanuzi ba sekuruza wanyu batarenganije, bisha bavuze ibyo kuza kwa wa mukiranutsi bitari byaba, none namwe mwaramugambaniye muramwica, kandi ari mwe mwahawe amategeko n'abamarayika ntimwayitondera. Bicisha Sitefano amabuye ngo babyumve batyo, bazabiranywa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo. Ariko Sitefano yuzuye umwuka wera arararama, atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati, dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barasakuza cyane biziba amatwi, bamugwirira icyarimwe, baramukurubanga, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abo bagabo bamushinje bashyira imbere imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. Bakimutera amabuye arambaza, aravuga ati, Mwami Yesu, akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati, Mwami, ntubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira. Nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Ibyakozwe n'intumwa 8. Abakristo bararenganywa, baratatana. Uhereye uwo munsi haduka akarengane gakomeye mu itorero ry'i Yerusalemu. Bose batatanira mu bihugu by'i Yudaya n'i Samariya, keretse intumwa. Abantu bubahaga Imana bahamba Sitefano, baramuborogera cyane. Ariko Sawuli we akomeza guca igikuba mu itorero no kuryonona cyane, akinjira mu mazu yose, agafata abagabo n'abagore, akabakurubana mu nzu y'imbohe. Filipo ajya i Samariya. Nuko abatatanye bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Filipo ajya i Samariya. Nuko abatatanye bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samariya, ababwiriza ibya Kristo. Abaho benshi baraterana, bumva ibyo Filipo avuga, n'umutima uhuye bamwitayeho, bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga. Kuko benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo basakuza cyane,
n'abari baremaye n'abacumbagira benshi barakizwa. Haba umunezero mwinshi muri uwo mudugudu. Ibya Simoni umukonikoni. Hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni wabaga muri uwo mudugudu. Atangaza ubwoko bw'Abasamariya akiyita ukomeye. Baramwumvaga bamwitayeho bose, abakomeye n'aboroheje, bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Icyatumaga bamwitaho ni uko uhereye kera yajyaga abatangarisha iby'ubukonikoni bwe. Ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza Filipo ababwira bw'umwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo, barabatizwa abagabo n'abagore. Na Simoni ubwe aremera, kandi amaze kubatizwa agumya kubana na Filipo. Abonye uburyo akora ibimenyetso n'imirimo ikomeye arumirwa. Nuko intumwa zari Yerusalemu zumvise yuko Abasamariya bemeye ijambo ry'Imana, zibatumaho Petero na Yohana, nabo basohoyeyo barabasabira ngo bahabwe umwuka wera, kuko hari hataragira n'umwe wo muri bo amanukiraho, ahubwo bari barabatijwe gusa mu izina ry'umwami Yesu. Nuko babarambikaho ibiganza bahabwa umwuka wera. Ariko Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera, azizanira ifeza, arazibwira ati, nanjye nimumpe ubwo bubasha, nguwo nzarambikaho ibiganza ahabwa umwuka wera. Petero aramubwira ati, pfana ifeza yawe, kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza. Nta mugabane haba n'urutabe ufite muri byo, kuko umutima wawe udatunganiye Imana. Nuko wihane ubwo bubi bwawe, usabe umwami kugira ngo ahari niba bishoboka ibyo wibwira mu mutima wawe ubibabarirwe. Ndakureba uri mu birura no mu ngoyi zo gukiranirwa. Simoni aramusubiza ati, munsabire umwami kugira ngo hatagira ikintu kimbaho mu byo muvuze. Nabo bamaze guhamya no kubwira abantu ijambo ry'umwami, basubira i Yerusalemu babwiriza ubutumwa bwiza mu birorero byinshi by'Abasamariya. Umunyetiyopiya w'inkone yizera Yesu. Bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati, haguruka ugane ikusi, ugere mu nzira imanuka ive i Yerusalemu ikajya i Gaza, ya yindi ica mu butayu. Arahaguruka aragenda. Nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware w'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandake, umugabekazi w'Abanyetiyopiya, yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati, sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aramubaza ati, ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati, nabibasha nte ntabonye ubinsobanurira? Yinginga Filipo ngo yurire yicarane. Ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo, yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama ucecekera imbere y'uwukemura ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke. Ubwo yacishwaga bugufi, urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho. Umuryango we uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe mu isi? Iyo nkone ibaza Filipo iti, ndakwinginga mbwira, ayo magambo umuhanuzi yayavuze kuri nde? Yayivuzeho cyangwa yavuze ku wundi? Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkone iramubaza iti, dore amazi, ikimbuza kubatizwa ni iki? Filipo arayisubiza ati, niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti, nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Itegeka ko bahagarika igare, baramanuka bajya mu mazi bombi, Filipo n'inkone, arayibatiza. Bavuye mu mazi, umwuka w'Imana ajyana Filipo, inkone ntiyasubira kumubona, nuko ikomeza kugenda inezerewe. Ariko Filipo abonekera muri Azoto, agenda abwira abantu ubutumwa bwiza mu midugudu yose, kugeza aho yagereye i Kayisariya. Ibyakozwe n'intumwa ibice 9. Yesu abonekera Sawuli mu nzira ijya i Damasiko. Ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa. Ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha amasinagogi y'i Damasiko, kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyane i Yerusalemu. Akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota. Agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Aramubaza ati, urinde mwami?
nawe ati ndi Yesu uwurenganya, ariko haguruka ujye mu mudugudu uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Abagabo bajyanye nawe bahagarara badakoma kuko bumvise iryo jwi batagize umuntu babona. Sawuli arabyuka arambuye amaso ntiyagira icyo areba. Baramurandata bamujyana i Damasiko, amarayo 3 atareba atarya kandi atanywa. Ananiya abatiza Sawuli. I Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya. Umwami Yesu aramubonekera aramuhamagara ati Ananiya, nawe ati karame mwami. Umwami aramubwira ati haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse, ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'i Taruso, kuko ubu ngubu asenga, kandi nawe abonye mwiyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Ananiya aramusubiza ati mwami, uwo muntu numvise benshi bamuvuga uko yagiriraga n'ababera bawe bari i Yerusalemu, kandi nino afite ubutware abuhawe n'abatambyi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe. Umwami aramusubiza ati genda, kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisiraheli. Nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Ananiya aragenda yinjira mu nzu amurambikaho ibiganza aramubwira ati Sawuli mwene data, umwami Yesu wakubonekereye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Uwo mwanya ibisa n'imboneranyi bimuva ku maso, arahumuka arahaguruka arabatizwa, maze gufungura abona intege. Amarana iminsi n'abigishwa b'i Damasiko, aherako abwiriza mu masinagogi yuko Yesu ari umwana w'Imana. Abamwumvise bose barumirwa bati uyu si we warimburiraga i Yerusalemu abambaza iryo zina, kandi cyamuzanye nino si ukugira ngo ababohe abashyire abatambyi bakuru. Ariko Sawuli arushaho kugwiza imbaraga, atsinda abayuda batuye i Damasiko, arabamwaza abahamiriza yuko Yesu ari we Kristo. Hashize iminsi myinshi abayuda bajya inama yo kumwica, ariko Sawuli amenya inama yabo. Bubikirira ku marembo ku manywa na nijoro kugira ngo bamwice. Abigishwa be niko kumujyana nijoro bamucisha mu nkike z'amabuye, bamumanurira mu gitebo. Asohoye i Yerusalemu agerageza kwifatanya n'abigishwa, ariko bose baramutinya ntibemera ko ari umwigishwa. Maze Barinaba aramujyana amushyira intumwa, azisobanurira uko yabonye umwami Yesu mu nzira, kandi uko yavuganye nawe nuko yavuze ashize amanga mu izina rya Yesu i Damasiko. Abana nabo i Yerusalemu akajya basura, abwiriza mu izina ry'umwami ashize amanga, akaganira n'abayuda ba Kigiriki ajya impaka nabo, bigeze ubwo nabo bashaka kumwica. Ariko bene data babimenye bamujyana i Kayisariya, bamwohereza i Taruso. Petero akiza Ayineya. Nuko itorero ryose ryari Yudaya hose n'i Galilaya n'i Samariya rigira amahoro, rirakomezwa kandi rigenda ryubaha umwami Yesu rifashwa n'umwuka wera riragwira. Nuko Petero ajya hose kubasura, ajya no kubera batuye i Luda, asangayo umugabo witwaga Ayineya wamaze imyaka 8 atava ku buriri kuko yari aremaye. Petero aramubwira ati Ayineya, Yesu Kristo aragukijije, haguruka wisasire. Uwo mwanya arahaguruka. Abatuye i Luda n'i Saroni bose bamubonye bahindukirira umwami Yesu. Petero azura Tabita. Kandi Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa, bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko i Luda hari bugufi bw'i Yopa, abigishwa bumvise ko Petero yari bamutumaho abantu 2 bamwinginga bati ngwino uzi iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo. Asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi myinshi Yopa acumbitse kwa Simoni w'umuhazi.
Imana ibahe umugisha, turashoje iki gice cya 9, tuzakomeza ejo n'igice cya 10. Mugire icyumweru cyiza.